Itaye neza nkiyisha yewe ikibazo kabura k'impamagara ntakari nikagenda kwirira agaselfie duposting ako ubundi ntakomeye uya tugira bityo birahagije uheka bivude na bwanje wabonye inkoko yawe ahubwo utaha ugomba kuzakoresha ebyiri ubutaha ni ku Gisenyi ku mazi cyane ku mucanga undi se wabarambaye telefone nziza ariko ukabina imishinge muke ikofi ni yande ni yawe ari undi nkorera surprise tiya bari nanjye nakunda mwana wawe urayibona nuzana amanota meza arenze ayo waza umva nzakureba ibirenze sha nanjye ndagukunda muhungu wanjye kandi nebishima nawe bibagiwe mwaduhaye agafoke ubundi nakwegera ntakumenyerega umva ni bya bintu nyine abagore baragenda bagafuha afuha ngo agafuha wowe yanjye afuha ntabyo afuye ryo ahubwo nizere ko yatayiga jewe afuye ryo nizere ko yatayiga ntashaka hamenye muri se kubashije ubundi yaza avuga iki afuye ryo jewe wihari jewe utinduka ariko dore byaryoshye wari waragiye mbese erega iyo ufite amafaranga ibintu byose birizana ibintu byo kunywera muri bwa buhegeni rero jewe muri ndagaso ariko nkagira akagabo mubona nako kinjegajege numurera ibyo muri abo ngabo muri ziriya karitsiye bwamba bushati hano hariho utuntu by'imbyiro wagira ngo ni ngoga akosushe ukuntu urabona njyewe nagenda na tuba tukaboko ariko ujya ureba abantu basirimu wakabanya gushati wakabanya akadeshire ntirata shawo yaba bibagiye se kuki utari wayizanye mbere nakirika gusa nyine byose bishaka n'abantu haraciriritse kuko mana ako umwana akazi ibintu wawe yamukoreye urambabaje nababarira burya no gusaba imbabazi ni byiza umuhungu wanjye iryoheye kubera rero ansengere rero nganze numvise yimbega mu magihe cyose kamuriki nayigiri mugabo nuriya mukobwa ndi kubona wagira ngo ntabwo ari umugore sha ibyaha ntiwabishobora iyi serega yarangiritse itaye neza nkiyisha yewe ikibazo kabura k'impamagara ntakari kajya kabako mu bana gusa umva ahubwo ajya no guhinga inkoko nk'isi mu kayijyamo kazi no kuyiteka wamenya niyo nyiguze ko kayijandika niba n'icyaro waho ngaho mu cyaro nanjye nzajya nsohokana n'umukobwa mwiza nkawe ushaka twigendere nidushaka tuzamara iminsi iyo nese kundi babazi ko wagiye ku kazi bwa mugore ntabwo ari we mbonawe urasanga ari undi afite ku ruhande abagabo nka bariya babaho uzumame na dadi ushatse kuvuga ko afite undi mugore oya papa wawe arihariye ntabwo yabikora
karamuda gusa urabona ntari icyuki yariyenze ubundi urya ariko wenda ni umuntu ugisabye mama we ariko basunganya ariko nibyo burya umugore mwiza kubyara umwana mwiza nawe urabona ko uri mwiza abakobwa bazajya bakwirukira utazajya tumanira oya ntabyo kugira ntabwo barankunda reka mbese kutarazana kamwe ngo ariko njye bafite isoni bafite isoni umukobwa twigana nyine iwabo ni abakire ariko mbona nazi ankunda cyane ariko njyewe nkaba numva mfite isoni rwose ugashibaza ko turi abakene umva nta n'urwego turiho reka kandi ntabwo bazi ko mama wanjye afite business company uhereza ibintu mu mahanga uzajyane muri Canada umva nzakujyana wowe gusa ngira amanota meza gusa naho ndabigusezeranya nanone ntabwo ari ngombwa ngo ujye kwishyira hejuru sibyo ugomba kwitwara neza ugasabana na bose ari abakurenzeho nawe urenzeho ukajya wishyikira ku bantu bose kandi ukajya wumva buri muntu wese ukugana ikindi uwo mukobwa kuba yaragukunze ugaragara nk'umukene urumva ni byiza ntabwo uzamuzana nete umva uretse naza ureba akantu keza nzagukorera koko nzamuzana ariko muzakora ibintu bibi mujye mukundana gusa nyine uburyo umfata neza nawe ntabwo nzagukora isoni urakoze muhungu wawe nanjye biriya ntabwo mba mbishimiye papa ngino njye gerageza umva humura mwana we nacyo kintu naragitekereje nabonye ukuntu bizinesi yantwaye ndavuga ati ubu urugo rwanjye narusenya nkurikiye bizinesi ubwo rero icyiza umva kukubona wagiye mu mahanga Canada humura ngiye kubisubira muri Australia umva noneho umva burenze wowe gira amabana meza cyane twirira agaselfie dupostinge ubundi uya tugira bityo birahagije uheka bivuze na kandi kandi nzakutaho iramaze aho narahise harakureba umva reka nkubwire witonde tugende turabisubiramo neza ubundi reka nkubaze haramaze yuzu utahe hano umva naguciye inda yase ziramaze njya gushaka icyo nabuze di nukuvuze igiki wabuze icyo nabuze ubuse uretse kutahe akabuno se nk'abandi bakobwa reka nkubwire ubu tuvugana genda gake ako se wande shota wande no ntureba ibintu ukoze ntureba noneho ni ingenda ubonye ntabwo nzanagaruka yego ariko zikugira ngo izi nzingo zawe zirwa zininyigira iruhande ziraniyigira hari indwara naje mpetse umwana nk'umwe waje ubona mpetse ngiye wababyariraga iki ubabyara buri munsi genda gake umva banza wumve uretse ubundi muzira kudakubitwa bankudisha ariko sha ribu iriho muri nome bagucetse ariko uzongere ngiye ngufatiye mu nda ya nkiri ahubwo iriya ibimenyetso se birihe njye ko nari nibereye mu kabari niba niwe kwifotoza twamaze wifotoza nyuma nanjye wifotoza nyuma wifotoje jewe yego ngutereta iriya ni ni umukobwa we
she wabonye ikibuno cye ufite iki se wowe weraho agasura kazima se barakobanye nyine nuko ubyaza buri munsi ntabyara buri munsi abandi ntabwo bajya mu abandi bajya mu nawe uzayijyemo nawe urabyara indese ngese ari umudigi nikorera tuzongere gupfa inda tuba mu nzi meze gukorera amafaranga nayo madirishya nzayagurisha sinzararabye none yesu umugabo mbonye mu Rwanda uzayagurisha ushyira inda mwana urasaba ibintu by'ibibazo mwana abantu kandi umugore ngiye ngumukize we mugore ngiye namudiye yagiye kandi ngiye amananye we ngiye nzanigendera none kandi ngiye no kwa mudugudu none ngiye no kwa mudugudu narungu nzanagaruka uragiye ndagiye ugiye kwa mudugudu nawe usigarane n'ubwo bugabo bwabwiye ntica n'iki genda ujye mu nda yandarira abana banje gumana izo nzingo kwirwa ngo mfite umugabo nawe mfite kwirwa amafaranga yawe nakuye mu ikoti ubone kugenda nyamenyine muri saro yasigaranye wari yasigaranye sara yakuye iwanyu nyamenyine ariko nyamuneka umugore w'undaragaye